abafana bawe bose aha mu gihugu hose ndi kukubwira ahubwo urubanza rutayigonga rwanayita kure ntabwo wambwira ngo umuntu niba aragombaga kumwishyura mu kwezi kwa 9 sibyo tukaba tugeze mu kwezi kwa 6 kundi mwaka utari wamwishyura ibyo birarane waramwemeraga kuzagenda mu kwa 9 ku mwaka washize tukaba tugeze mu kwa 6 tutaruzuza ibyo wagombaga kumuha ngo uyu munsi wa none mufite uburenganzira 2 indi ngingo ibarengera iya kabiri aba bakinnyi bamaze amezi badahembwa yemewe na FIFA nkuko byivugira eregiye nawe utayemera none se niba FIFA igavaninga umupira ku isi umupira ni uwa FIFA nta kintu rero yavuga nta n'ikintu n'undi yavuga umupira ni uwa FIFA niyo iwugenga kuvuga ko umukinnyi agiye akavuga muri FIFA karega muri ibintu bya FIFA biri global n'iby'isi yose no muri UEFA barabikurikiza no mu Budage no mu Buholandi no muri Kazakhstan no muri Polonye n'igidanski mu mujyi wa muri Polonye iryo tegeko rirubahirije FIFA iyoboye umupira ku isi itegeko rya FIFA riri common ku bantu bose ingingo zose wazana ntizinyomoza itegeko rya FIFA reka matakira ngo yidisi ibyo rero niba wemera itegeko rya FIFA ntabwo regera amategeko ngo anyomoza FIFA urwego rugukuriye nirwo rushobora kukunyomoza ntinyomoza FIFA yanyomoza yefa ariko yefa ntinyomoza FIFA ibyo narubizi kugira ngo tube twagenda twemere kugenda cyararenze ariko wasigura neza cyangwa se wasesengura neza ibikubiye muri mu masezerano bagiranye ugasanga nima kandi kantu kagobetsemo gasabwa kubanza kwitonda noneho we reba ukarebe neza ugasome kantu gaciyemo akarongo k'umutuku kaje gaciyemo akarongo k'umutuku banza ugasome gutyo kari iyo ngingo iri mu masezerano ya Kimenyi Yves hanyuma aya masezerano ya Kimenyi Yves wahaye miliyoni 2 yaragombaga guhabwa 9 akaba arahaye 2 zonyine okay nakaga kagize gatukura kari muri mu kaziga reka ngahere hejuru sibyo Le joueur aura droit à un salaire mensuel forfaitaire de 700 000 francs. Le joueur a droit à une assurance maladie couvrant la période de contrat en sa faveur et en faveur de ses ayants droit. Et donc, assurance maladie, nous kuvuga ubwishingizi donc mu kwivuza n'umuryango wafasha ko karansi ni kuvuga 9 millions 1000 de francs rwandais payable en 2 tranches. La première tranche ni miliyoni 9 bagomba guhabwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere yahawe la première tranche de 2 millions francs rwandais est payée après la signature de ce contrat et la deuxième de 7 millions de francs rwandais de tranche qui sera payée au plus tard le 30 août 2019. ni kuvuga ko ayo bari basigaye mu Kimenyi urumva miliyoni 7 izo miliyoni 7 bagombaga kuyamwishura bitarenze tariki 30 z'ukwezi kwa 8 2019 umwaka ushize kuruva igihe giciyeho komeza urabyumva. Si la deuxième tranche ne sera pas payée en temps convenu, ce contrat pourra être annulé. Mpagazaho niba ayo mafaranga yarasigaye icyo cyiciro cya kabiri cyo mafaranga kitifiriwe ku gihe, ayo masezerano ashobora guhita aseswa. Uyihagarara ukomeza. Ndakomeje rero. En cas d'offre de recrutement avant le début du championnat 2019-2020, le joueur est tenu de rembourser la totalité des frais de recrutement reçus. Haramutse habonetse hajya shampiyona 2019-2020 niyi ngiye irangiye nyine mbere yuko itangira nibwo abakinnyi bemerewe kugira gute kwigendera. Sinzi n'uri kubyumva abantu rero ntitubifate ngo tubitware mu kigare ngo umukinnyi ngo yari yemerewe nagira ngo banze ugasome wenda abantu banakumve ngo umukinnyi ngo kubera ko ngo yavuze ko bitaninze kwezi kwa 8 n'abatarabona tranche ya kabiri azaba yemerewe kwigendera. Ariko nanone nubwo yagenda ayo yahawe mbere icyiciro cyane akayagarura bivuga ko ariko kandi mbere no kugenda mbere yuko uri mwaka w'imikino uyu turangije utangira so urinze utangira rero batayishyuje w'ikimenyetso ko wenda bafite uko bumvikanye cyangwa nuba ngo haranditse ngo umukinnyi yemereye kwigendera ariko avant que iyo championnat itangira so rero kandi akagarura ya yandi yari
yari yafashe mbere ubwo ni miliyoni 2 wenda nko kuri uwo nguwo, ariko noneho shampiyona yari yaratangiye. none shampiyona yaratangiye. Ni ukuvuga ngo impamvu yagomba kugaruka ni ukuvuga ngo mu gihe hagira indi kipe gushaka muri uyu mbere y'uko uyu mwaka w'imikino utangira, wemerewe kwigendera mu gihe twaba tutakwishyuye. Iyo kipe rero ntiyayibonye. Iyo utayibonye rero automatique mugura cyane umukinnyi w'ikipe kabone n'ubwo ari byigo afite. Bivuze ngo iyo ngingo ntabwo irengera abakinnyi, ariko hari icyo akaza none irengera abakinnyi. Ni ukuvuga uzi icyo ngiye kuvuga ahangaha, niba abonye indi kipe mbere y'uko mwaka utangira, icyo cyarapfuye kubera ko yagiye deja omiriye y'iyo shampiyona, sibyo? Noneho akaba agiye, reka tuvuge tuti agiye iyi shampiyona irangiye uyu mwaka wa 2019 na 2020, reka tubare ko shampiyona irangiye kubera ko Ferwafa yemeje ko shampiyona itazakomeza, sibyo? Ariko iyi shampiyona nayo irarangiye. Siko bimeze? Yego. Iyi shampiyona irarangiye. Irarangiye nyine, ariko urumva iyi shampiyona irangiye gusa reka twemeranye ko ntago bagendera kuri iyo ngingo bava mu ikipe ngo bajye, iyo ni yasesa amasezerano, ariko hari indi none barengera. FIFA ivuga ko iyo umaze amezi 2 udahembwa wemerewe kwigira mu yindi kipe runaka. None se urumva bafatwa ayo mezi 2 rero sasa ni ukuvuga ngo tujya mu dukure confusion, kuko ayo masezerano ya Sport tutari twayabonye mbere, nyuma yuko tubonye ayo ya Kimenyi Yves, ariko nabo bamuhaye make 2 mu icyenda. Sasa rero oya kabe tuvugishije ukuri tudaciye ku ruhande, ku by'ukuri hari ingingo nyinshi cyane zirengera Kimenyi n'ikipe yagiye muri iyo Kivu Sport pe biragaragara. Ni bimwe twaje tuvugije ukabera tuganira nariganiye bigarutseho kuba Rayon Sport yanditse yibutse za Kivu na za polisi ko zatwaye mu buryo mutemewe n'amategeko. Nge mbifata nk'uburyo bwo gushaka kwereka abareyo n'abakunzi bayo ko hari icyo bari gukora, bizeza abakunzi ko abakinnyi bazagaruka, kandi ku by'ukuri ntabazagaruka. Noneho bagakomeza kwizeza abareyo ko abakinnyi bazagaruka, ariko bakayizeza abareyo ko abakinnyi bazagaruka kubera ko wenda bari gutekereza gushaka abandi babasimbura, kugira ngo bihe rero icyo gihe cyo gutekereza ku bandi babasimbura niko gusohora aya mabaruwa navuga ko wenda ndaza kubaza ko iyi baruwa totari yageze kuri Kiyovu Sport no muri polisi hagiye uri kubyumva. Aha rero by'ukuri Rayon Sport bashaka kuba bari gusaza imigeri rwose. Rayon Sport ishobora kuba iri gusaza imigeri kuri iyi ngingo y'aba bakinnyi babiri bagiye, kubera ko ibi bundi byabagiye ikibazo kera. Sasa kabe abakinnyi bo mu myaka yashize ntabwo bari bazi neza icyo bita kwita ku kintu cyitwa amategeko, ntibabyitagaho. Ariko abakinnyi bo muri iyi minsi by'umwihariko abakinnyi b'abasiniya bakuze ngo Rutanga bari kugenda babyitaho bashyiramo imbaraga, ibi babyitaho kugira ngo bajye gusinya muri ariya makipe. Bagerageje gukonsirita buri kintu cyose. Ibi Rayon Sport ikora kereka intungu yikankurira icyo bita ibitangaza. Hanyuma sasa Rayon Sport iri kugendera ku kindi cya kabiri, kavuga ati bijyanye n'ibyo FIFA yavuze amakipe agomba kugenderaho, uburyo yatandukana n'abakinnyi bitewe n'ibihe bya COVID-19 byabaye. Mwareba kuntu ibyo byose Rayon Sport kubivuga, ariko itangazo rya FIFA ryaje already abakinnyi b'ikipe ya Rayon bafitiwe ibirarane by'amezi 2. Ibyo birarane by'amezi 2 rero biremerera Rutanga no Kimenyi barafite amasezerano kwigendera. No kuvuga n'ibyo bya COVID Rayon bavuga, kuko ibya COVID byaje nyuma deje ibirarane birimo, noneho n'ibyo birarane byavuye barinze bagenda bitaravamo. Kuba rero wenda muri COVID bari bumvikanye ko bahagarika amasezerano kugeza ubu ngubu, ndavuga imishahara aho nta kibazo. Ariko iyo byibuze Rutanga na Kimenyi baza kujya muri polisi ndetse na Kiyovu izo bagiyemo barishyuwe amezi 2, ubu bari kuba nta ngingo nimwe barengera, kuko bigaragara ko iyo baza kubona indi kipe bajyana bajyaga kugenda, ariko mbere y'uko uriya mwaka w'imikino utangira. Erega COVID yaje Rayon Sport ifitiye umwenda abakinnyi w'amezi 2. Icyo rero nicyo ntekereza bagendera. Amakuru ahari aravuga ko mu ikipe ya Rayon Sport icyo bashaka cyane ari uko niba bano bakinnyi bagiye base bagira akantu basiga mu ikipe kuri za rukritoma izo miliyoni turi kumva zabatanzweho, niba arizo za 16 n'izindi byibuze yagira akantu gasigara muri equipe. Ariko hari itegeko ribyemeza ko bagomba gusiga akantu mu ikipe, bo nyine baraye bafata nk'abakinnyi babo bagende kuri iriya tegeko bagende kuri iyo kontara, ariko bakirengagiza itegeko rya FIFA. Ako kantu uri kuvuga nta kiki kwanza akahe bafate niba bo baragaragaza ko sibyo kantu kiki, no tega amatwi wumve, baragaragaza ko bo barumvikanisha ko ari abakinnyi bayo bagendeye kuri kontara. Amasezerano hagati y'umukinnyi n'umukoresha byo nibyo n'abakinnyi ba Rayon Sport, ariko akajyamo kakanu ka FIFA ko umuntu amaze amezi 2 adahembwa aragenda rwose yigendera. Ubu ndetse nayo muri COVID bakabatemera ko bayihagaritswe, baracyabara bakavuga ko atarabiri gusa, barayabara kuva ko maze kuba 5. Urumva ubwo rero ibi ni ukubitegereza tukareba wenda Kiyovu nimara kubona iyo baruwa n'iyo polisi icyo bazabivugaho, hanyuma
tukabyumva wenda bizakomeza bigere n'ahandi ariko kuri iyi nshuro kuri iyi ngingo Sadate yaratsinzwe. Genda byivugiye ibi ni gusaza imigeri. Uretse kwa kundi umuntu ashaka kuyobya abantu. Komantere zikaba nyinshi. Ukayobya abantu ushaka kuvuga ikintu gishimisha amatwi y'umuntu runaka. Ariko uvuze ngo tuvuge ukuri guhari tudaciye muri diplomasi n'ibindi bintu byo gushushanya abantu. Ntabwo rwose ndi kubona Kimenyi na Rutanga bagaruka muri Rayon Sport. Rayon Sport mureke kubeshya abafana banyu mubabwira mumvisha ko Rutanga na Kimenyi bazagaruka murekeraho mubabwiza ukuri mushaka abandi bakinyi to etre. Hanyuma barabashaka ryari hehe kw'ikipe Rayon Sport sango tumenyereye nk'ikipe kompeta ndetse isango ikipe kompeta yo gura abakinyi muri Kiyovu ikabagura muri Mukura ikabagura muri Polisi rimwe na rimwe no muri APR gake. Amafaranga barabakuramo gute kandi aho babakuraga aribo bari kubakuramo n'abandi. Giye ushobora kunkura kano kanya uzi ko kugira ngo upfe kwemeza umukinyi usanzwe ukomeye ari mu ikipe nka Polisi cyangwa Kiyovu Sport cyangwa APR kumwumvisha ko yajya muri Rayon Sport ubu ngubu nicyo kintu gikomeye kurusha indi myaka yose yabaye. Kubera iki bite nuko n'abari barimo bari batarangiza n'amasezerano bari kuyihunga bakagenda bakajya mu yandi. Hari na rwasirira icyo ni ikintu gikomeye gituma umukinyi avuga atari ko ahantu Rutanga avuye ahantu nambona bita umwana w'ikipe avuye ahantu Kimenyi wavuze ngo numure yo kuri akajya aririmba indirimbo ngo ndumure yo kuri avuye aho hantu ngiye ntajye ngiye gukora iki. Ariko ubu rero niyo mpamvu kwa Rayon Sport abakinyi benshi zazana bayifasha tanto n'abanyamahanga zibyo ko baba baje guhaha cyane hakiyongeraho nanone n'abandi bakiri bato bafite impano wenda kabiri ya Rayon Sport yaragiye yose oya hagiye rado asigara wa mwana Axel Mpozembizi ntari ku isoko ariko mu Musanzira mutwara urafata ngo Polisi yirukanye abo birukanywe mu makipe abo ni Rayon Sport igiye kugura none yarangije amasezerano ntibamwongera ntaho biba bitandukaniye buri ikipe itahisemo ikakuzaniraho undi nuko nyine bitagukeneye nicyo bivuze ikaza n'umwe kukurusha. Ariko ahubwo ikibazo ni uburyo bwo kubagura naho abakinnyi bo barahari heze uramutse ufite amafaranga no muri Kiyovu wagenda ukabavanayo ntabwo icyo cyo ntikibaho. Abo ikigoye ni amafaranga avuga uti wenda amafaranga muri Rayon naramuka abonetse ese urugero rworoshye nese utekereza ko Kimenyi arusha Olivier uyu wa Gasogi ntabwo ari murusha na betting ndabizi neza ko atari murusha nanjye none se ufite amafaranga ntiwagura uri none se nyine ikipe ya Rayon Sport ubwo Olivier turuza ko bigarukaho kuki